dutanganye na tweet y'umuntu bita Daniel Fenelus 2 kuri X aho yanditse ngo withdraw your Pi coins on centralized exchanges to avoid any withdrawal limits and restrictions soon. Yavuze ngo bikura Pi zawe uzikure kuri exchange kugira ngo wirinde kuzakumirwa kugira Pi zawe ukuraho. Ibishatse kuvuga iki? Ibishatse kuvuga ko mu gihe kiri imbere hari umubare ntarengwa wa Pi umuntu azaba yemerewe kuba yakura kuri exchange. Urugero nk'ubu ngubu uramutse ufite Bitcoin, tuvuge nka Bitcoin 500 cyangwa magana angahe cyangwa se Bitcoin 5 ntabwo bakwemera kuba wabikura Bitcoin 5 ngo setting order limit ngo uvuge ngo ndashaka kuzishyira muri USDT. Ndetse na USDT ubwayo ufite yenda nka miliyoni 100 ukavuga ngo ushaka guhita uzikuraho icyarimwe kuri exchange zo USDT, ntabwo byakunda kubera ko hari umubare wa crypto ntarengwa uba ugomba kubikuza ku munsi kuri account yawe kuri exchange runaka, no kugira ngo nyine wa control exchange kugira ngo hatabaho kugwa cyangwa kuzamuka no kubura kwamwe ma crypto ku ma exchanges. Niyo mpamvu rero uyu muburo uyu Daniel Fenelus yawushizeho akawa Bapayoniya kugira ngo bitegure. Ariko benshi bahise batanya gutekereza bati ese no kubera iki atubwiye ibi ngibi? Ariko ni ibintu biri simple umuntu wese yahita yumva rwose, ntabwo bigoranye. Nuko Pi agaciro kayo kagiye kuzamuka, cyane cyane bari kuvuga ko goya kuri tangazo rya kuri 14 ndetse no gukomeza consensus, ndetse na nyuma yaho gatoya Pi ecosystem igiye kujya hanze amwe ma app agatangira gukora. Bavuga ko Pi igiye kuzamuka bityo igahenda cyane ku buryo hari umubare ntarengwa utazaba wemerewe gukura kuri exchange kubera ko waba disturbing exchange. Ari nayo mpamvu ama exchange ashyiraho amategeko agashyiraho n'ingano ntarengwa y'amafaranga bagomba kutarenza kubikura nka crypto buri munsi kuri exchange nk'amabanki. Ntabwo bavuga ngo kuri banki wenda bafite miliyari zingahe ngo uvuge ngo ndazishaka kanya. Ushobora gusanga batazifite, ariko uretse no kuzigira haya amafaranga runaka ntarengwa bitewe n'ubwinshi bwayo utagomba kurenza ubikura kuri exchange. Uyu Daniel Fenelus abamuzi ndetse n'abakomeje gutera comment kuri X yahoze ari Twitter, bavuga ko uyu nguyu ari mu ba developer bakomeye cyane, akaba negereye core team ngabarizwa muri department ya technology, ari nayo Dr. Nicholas Kokarisa kuriye, uretse kuba ari founder wa Pi Network ariko anakuriye department ya technology muri Pi, niwe head of technology. Ngo rero iyo Daniel Fenelus n'umwe muri team ishinzwe ibintu cyangwa inafasha inakora mu bintu bya technology muri Pi Network. So rero kuba yatwitinze iki kintu ni ikintu rero kizwi, ni ikintu afitiye amakuru, ni ikintu kigaragaza ko iyi Pi atari ikintu giciriritse kigize gute. Ibi bise binyibutsa abantu bamwe baganiraga bavuga uburyo nyene mining igenda gakeya. Ni inkuru nayo yavuzwe cyane cyane kuri Twitter. Umuntu umwe ngo Dr. Fan yigeze kumva avuga ibyo ngibyo, aravuga ati ariko urarwana n'iki ko n'umuntu uzaba ufite Pi 10 izo zizamutunga zikamufasha byose by'ibanze zakenera mu buzima, wamayininga byinshi wamayininga duke, ko na duke twawe uzaba ufite ko tuzaba dufite agaciro k'umurengera. Ibi byose rero bikibutsa abantu ko nubwo yenda abantu bataramenya Pi Network n'iki, nubwo abantu bataramenya agaciro ifite bitewe n'agaciro ihagazeho uyu munsi, ariko dushima katangiye kuzamuka. Ariko ibi nanone biratanga umuburo ko ya coin dufite atari coin iraho gusa iwaya oya, ahubwo ni ikintu kidasanzwe, n'umutungo ufatika abantu bafite kandi bagomba gutegereza bagasonza ariko bahishiwe, bazi ko ejo bigiye kuba ibintu bidasanzwe. Nkaba rero n'undi wese w'umupayoniya yakumva uyu muburo ku muntu ufiteho Pi coins kuri exchange, none ko bazirimo kuzamukana naye n'igiciro kiriho ni byiza, ariko no kuba uzifite muri wallet nabyo ni ikindi kintu cyiza kandi kizarinda limits cyangwa restrictions izo arizo zose
kubera ko muri Pi ecosystem ho nta restriction n'imwe izaba ihari. Umuntu azaba yemerewe guhaha kuri serivisi ari yose cyangwa gukoresha Pi ze mu buryo abishakamo, ariko aciye muri dApps zizaba ziri muri Pi ecosystem. Ariko ku ma exchange ho ntabwo uzavuga ngo nkuye Pi runaka. Tuvuge niba igiciro cya GCV kisaba cyagezweho bya 314,159 by'amadolari y'abanyamerika, ntabwo uzavuga ngo ngiye kubikuza ngo Pi 20 yaba ari amafaranga menshi kuri exchange nka OKX, nka Bitget, nka Getayo. Ariko umuntu uzabona muri Pi ecosystem, izo Pi uzaba wabasha kuzikoresha bitewe n'icyo ushaka kuzikoresha. Niba ari ubucuruzi mpuzamahanga, niba ari mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bizaba byoroshye. Kandi muri Pi ecosystem nubwo bitaratungana neza, ariko staking nayo iremera muri Pi wallet. Noneho hazaba hari uburyo bushya bwa staking, kandi iyo staking ikazajya yunguka cyane bitewe n'umubare w'izo wa Pi uzaba wastakinze ndetse n'igihe uzaba wazitakingiye. Uyu Daniel Fenelus arongera akibutsa abantu ko Pi atari ikintu gisanzwe kandi ari ikintu kizaba kimeze neza cyane. Rero abantu bakaba bararikiwe. Nanone yatwitinze aravuga ngo the Pi mainnet smart contract has been created and deployed. This week could bring some smiles. Ati smart contract cyangwa y'amasezerano y'ubwenge ya Pi network ati yamaze gutegurwa, ubu yararangiye kandi bagiye gushyirwa mu bikorwa none hatangire gukoreshwa. Ati iki cyumweru gishobora kuzazana akamwenyu ku maso y'abapayoniya. Ibi rero ni ibintu bidasanzwe ushobora kumva utazi ngo ni ibiki cyangwa ntusobanukirwa. Ariko smart contracts cyane ni amasezerano aba hambaye, amasezerano y'ubwenge. Urugero n'uvuga ngo ndashaka ko Pi yenda nigeraha muzangurire ahangaha, nigeraha igurishwe yenda ho bitandukanye na spot. Muri future burya iyo abantu bari gucuruza nka future coin runaka, burya bagura ama contract. Aya masezerano y'ubwenge rero ni amasezerano abatandukanye, ariko nanone akoreshwa muri blockchain na cryptocurrencies. N'urugero nko kuvuga ngo yenda i Paris mu Faransa ikigereranyo cy'ubushyuhe n'ikizamuka kikagera kuri 40. Pi zanjye cyangwa se izi Pi muzahite muzinstakingira kuri rate runaka, batanze ama rate yo gustakingaho bitewe n'ibyo n'amasezerano batanze uko angana. So ibyo rero bigezweho kuko Pi zaba ikorana na bwa bufatanye bwa Chainlink n'ama oracles kusanya ayo makuru y'ibintu byose bigezweho. Iyo contract yawe ihita yigura bitewe n'aho ubushyuhe bugomba kugera, ibyo bintu nabwo ukabiherwa amafaranga. So rero crypto na blockchain ni ibintu byagutse, ariko iyi smart contract yo rwose ni ikintu kigiye gukemura byinshi cyane muri ecosystem ya Pi. So ni byinshi rero birimo kubakwa, ni byinshi bigiye gutangazwa guhera ejo bundi kuri 14. Birumvikana ntabwo ari iminsi myinshi, ni iminsi 2, ubwo ni umunsi umwe. Reka tuvuge ngo ni n'amasaha make bitewe n'igihe uri bwumvire ikiganiro, ariko abapayoniyazi rwose Pi bafite ntabwo ari ikintu gisanzwe, ni ikintu kizababyarira umusaruro kandi ni ikintu bagomba kwitaho. Ibi birahita bijyanirana na n'iriya consensus. Iyi nama nubwo abantu batarimo kuyisobanukirwa, ariko ntabwo ari ikintu cyaho giciritse. Ntabwo Pi ubwayo ya sponsorinze iriya nama, ibyo byose yayisponsorinze muri Pi network. Ni ibintu byumvikana, nta kintu cyo guhisha. Niyo mpamvu na auction basabye ko abitabirira muri kagurishwa bose bagomba kwishyura muri Pi. Kubera iki? Pi igomba kuzamuka, kandi ntabwo cyagicira abantu bazavuga ngo bavuga ngo igiciro nikigenwa. Igiciro kizagenwa rero muri ecosystem ya Pi bitewe na dApps zizaba zirimo gukora, bitewe n'uburyo community zaba irimo kuzikoresha. Igiciro bwacyo kizahita kiba calculated ako kanya igihe full mainnet izaba yamaze kugera hanze. So nta muntu rero uzavuga ngo ategetse ibi, igiciro ni iki cyangwa ni kiriya.
ahubwo igiciro cy'ubwacyo kizahita kigena muri ecosystem ya Pi. Uyu rero Daniel Fenelus uba hafi ibikorwa bya Pi Network ndetse akaba ari n'umwe muri team ya technology, niba koko ari byo nta bihuha birimo, nuko azi amakuru, akaba ari nayo mpamvu ya tweetinze iyi tweet imeze gutya, kandi ni tweet rwose umuntu yakumva akumvira ryoshye kuko itanga icyizere cy'ejo hazaza cy'coin. Yakomeje na tweetinga ngo Pi users will be able to provide liquidity and earn rewards on the network, and you will be able to stake your Pi to earn interest and additional tokens. Ngo abakoresha Pi ubwo na Bapayoniya bazaba bafite uburyo nyine Pi zabo zitanga umutekano wa ecosystem, kandi bazaba bafite uburyo bwo kubona ubwasisi kuri network, rumva open mainnet bitewe n'ibikorwa bitandukanye bazaba bakora, kandi bazaba bafite uburyo bwo gustakinga Pi zabo muri nyine ecosystem, kandi bikabazanira inyungu runaka, inyungu ariko zijyanye na Pi runaka. Hari n'amadapps azajya bisaba akavuga ati niba ushaka staking hano bitewe n'ibyo app ikora, noneho za Pi bo bakazikoresha nk'uko amabanki abigenza, noneho we inyungu bitewe na percentage rate y'inyungu bazajya bakugenera bakazayiguha mu gihe runaka mwemeranyije bitewe n'icyo ayo masezerano ya staking azaba avuze. So rero uretse Pi ubwayo iyo stakinze birumvikana hari inyungu za staking, ariko hazaba hari n'uburyo butandukanye, hazaba harimo n'ubundi amaserivisi ya lending and borrowing. Aha yakomeje ngo a decentralized finance platform will be launched on the ecosystem with a time frame to be determined. It will include a DEX, lending service, yielding farming, insurance, and NFTs, marketplace, and ubu buryo bw'imari budaheza kandi umuntu ageraho adaciye kundi umuntu wa gatatu, nabwo buzashyirwa ahagaragara muri ecosystem ya Pi, kandi buzaba bufite imirongo runaka n'igihe runaka, ibyo byose bigomba gutunganyirizwa bitewe na serivisi ushaka. Hazaba harimo amadex, ni decentralized exchanges. Aya madex atandukanye n'amasex. Amasex yo ni centralized exchanges, harimo za Binance, harimo za Coinbase, harimo za X na Bitget n'izindi zimwe Pi listinzeho. Hari aho buriya impamvu ari centralized no kuvuga ngo ya platform ibigenzurwa n'abantu runaka, niyo mpamvu nka P2P yaho yigiye kugura ntabwo wivunjira ngo exchange runaka cyangwa ngo ubona ya ayusha, hari undi muntu ubigukorera bitewe na ya masezerano bari muri mudasobwa mutabusanya nayo ko usanyije nayo, hari ibyo utabona cyangwa akagira uwabona ibihana, ariko system igiramo uruhare, ariko akazamo na wa muntu wa gatatu guraho. Aya madex yo ni exchange, ariko ya yindi bitazajya bigusaba ko hari undi muntu runaka serivisi zose zaba zihari usa naho uziha nk'uko tekinoloji yazo izaba ibimeze. Ikindi lending service, abantu bamenyera ibintu bya trading, muzi ko nk'ama leverage hari uburyo ufite amadolari runaka ukagurizwa kugira ngo ukore trading iri ku giciro cyiza, n'ahangaha rero ibyo byose bizaba biri muri Pi ecosystem. Nuvuga ngo nta kintu umuntu azabura muri Pi ecosystem, kuko ayo ma exchange abantu bashaka hirya no hino byose bizaba birimo. Niyo mpamvu Pi nubwo bayilistinze, ariko niyo batayilistinga yari buzabashe kwirwanaho kandi ibi byose ikabikora. Hazaba hari uburyo bwa yield farming, uburyo meze nk'imikino, ama insurance birumvikana y'uburyo butandukanye, ama NFTs, ibyo nabyo bizaba birimo, ndetse n'amasoko atandukanye abantu babasha kuguriraho ibintu cyangwa se no gushyiraho ibyo bacuruza ku ma platform agiye atandukanye bitewe n'amasezerano bazaba bagirana n'ayo ma platform azaba ari muri Pi
ecosystem. So ni byinshi rero, ni umushinga munini, ariko icyo nababwira ni uko iminsi mibi irimo iragenda igana ku musozo, ahubwo imyiza iraje, aho abantu bagiye gutangira bagasarura ku mbuto bamaze imyaka igera kuri 6 barabibye, ubu ngubu bikaba bigeze igihe cy'isarura.